ijambo ry'iki giterane cyacu dufite ni rimwe, ntabwo tuje hanze y'ibyo abandi bagiye bavuga. Turasoma Zakozwe n'Intumwa, ko nihaze Zakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, genganye ngaho ne wasome ubu ndasome urasome Zakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, wongera usome kuri 2 uhereye ku murongo wa 1, hanyuma naje ndaza gusoma mu Bagalatiya. Ijambo ry'Imana riravuga, Zakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudeya hose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramuka. Igice cya 2 mbere ku murongo wa 1. Igice cya 2 umurongo wa 1, Zakozwe n'Intumwa. Munsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri urabatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu ari bicayemo. Amen. Hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 16, 5:16. Titire iravuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ndavuga ati muyoborwe n'umwuka, kuko ariko mutazakora zo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Haleluya. Ku 19, dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga no kwangana, no gutongana n'ishari n'umushinya n'amahane, no kwitandukanya no kwirema ibice, no kugomanwa, gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Haleluya. Amen. Ndababwira hakiri kare yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Kuri 22 haravuga ngo, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro. Haleluya. Ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka no kugwa neza, ni ukwirinda. Ibi bimeze bityo nta mategeko abihana. Haleluya. Amen. Imana ihimbaza. Amen. 24 haravuga ngo abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari zayo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tuje tuyoborwa n'umwuka. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katusubikiraho gusoma, wenda niba hari indi mirongo twifashisha mu mwanya muto dufite, turaza kubikora nyuma. Bwana asifiwe. Amen. Uyu mugoroba turashima Imana kuko tugiriye neza, abiduhaye uburyo bwo guterana abangana gutya, kugira ngo twizihize icyo Kristo yakoze muri twebwe. Bwana asifiwe. Turashimira abayobozi bacu kubwo kuduhuriza hamwe, mwabikoze neza. Natekereza ko hano turi benshi, ari haruguru nabo si benshi, wenda abacu hano hirya nikabo babaye nk'abaturuta, ariko nabo si benshi batukenera abandi. Rero abayobozi bacu batukoreye ikintu irishyirahamwe ryo kugira ngo dusangire mukutano wa Pentekoste. Mureke tubatungire ibiganza
tubasabire umugisha mwagize neza kuko iyi niyo shusho ya Kristo. Kristo akunda ahantu hari ubumwe kuko mu bumwe haba imbaraga, mu bumwe haba akaryo, mu bumwe ibintu byose biza bigenda neza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Imana ibahe. Ubundi turashimira ubuyobozi bwatugiriye icyizere bukaduha umwanya kugira ngo dusange iteraniro ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe. Uyu bwana umwuka ubikora ko muragira ngo nihandi no babone aya naye yaje mugane wa mugabo wabwiye ngo aje Goma niryo kotise ukuvuga ngo umwuka w'Imana niwe utugira abantu abagabo tukabasha guhagarara mu ruhame rwa benshi tuhamye icyo Kristo yakoze. Bwana Yesu asifiwe. Kuko twari tuvuze tituja hirya y'ibyo abavuze ejo bavuze n'ibyo bakomeje kuvuga uyu munsi. No kuvuga ngo topike y'igiterane ni umwuka wera. Umwuka wera ni iki? Umwuka wera yakoze iki muri twebwe? Akamaro k'umwuka wera ni akahe? Ni izihe nyungu dukura mu gutunga umwuka wera? Ni bene izo ngibyo. Bwana Yesu asifiwe. Umwuka wera yahozeho kera mbere y'uko umanukira abigishwa uriya munsi wa Pentekoste. Kuko iyo usomye ibyanditswe bivuga ko isi ikiri amazi, umwuka ngo niwo wagengaga isi, ngo wagendagendaga hejuru y'amazi. Haleluya. Ndimi z'amahanga zavuga ngo l'esprit de Dieu occupait sur l'eau. Ni ukuvuga ngo umwuka niwo wategekaga isi, niwe wagengaga isi, umwuka wahozeho kera. Haleluya. Kabla misingi ya ulimwengu iwekwe, Roho wa Mungu alikuwa. Kandi umwuka niwo waremye ibintu byose bihari byaremwe n'umwuka. Bwana asifiwe. Yohana yaravuze ngo mbere na mbere hari ijambo, kandi ijambo ari we mwuka. Haleluya. Ijambo ngo yahoranye n'Imana, kandi ngo ijambo yari Imana. Haleluya. Musare ngo ntakitararemwe nawe, ngo yaje ari umucyo kugira ngo murikire umwijima. Ariko ngo umwijima tubatahura ko wamurikiwe n'umucyo. Yesu ngo yaje mube abe ngo ntibamumenya, ariko ngo bamwemeye bose ngo bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo ngo ntibazaba ari ubushake bw'umubiri. Haleluya. Ahubwo ngo bazaba n'Imana. Haleluya. Uwo ni umwuka wari uriho. Hari uwaje kuvuga ngo twaje kwakira umwuka. Oya, twaje kwizihiza icyo Yesu yakoze. Umwuka ari muri twebwe. Hari umuririmbyi wavuze ngo ni ukuri yatugezeho, wasigaye abana natwe. Ayibigira abana b'amade mu rusengero rw'i Yerusalemu rwubatswe na Salomo, bari barateretsemo rw'intebe. Iyo ntebe ngo yari itegereje Masiya. Umunsi umwe ngo yasabaga gitumo, ngo araza yicara kuri iyo ntebe. Haleluya. Aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri she, ngo yansigiye amavuta kubwiriza ubutumwa bwa neza. Haleluya. Ngo yatumye gutangariza imbohe ko zikohowe, ngo no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, ndetse ngo yatumye no kuvura imitima ifite imvune ibabaye. Haleluya. Ntabwo tuvuga umwuka w'Imana nk'uwamanutse uriya munsi. Umwuka w'Imana wahozeho. Bwana Yesu asifiwe. Kubera ko wagiye ugaragara mu bihe bitandukanye. Pentekoste itaraba, sibwo Yesu yajanye ngo n'abigishwa ngo i Kaisariya mu gihugu cya Filipi. Komantere zivuga ko mw'irembo ryo kwinjira i Kaisariya mu bwa Filipo ngo habaga ikigirwamana. Abantu baca bose aho ngaho bagira ngo binjire mu bwa Filipo, ngo bagombaga kukirara. Noneho ngo abigishwa batekereza ko Yesu nawe ngo nahagera ari bukirara. Haleluya.
Yesu azi ibyo mu mitima y'abantu ngo ahagera agatambuka kubera ko muri bazi ko umuntu utambuka amataramisha ikigirwamana ngo yagombaga gupfa. Noneho Yesu aratambuka amenya ko abigishwa batanga ati uyu mugabo kaza atinya karabapfa kubongera gusa agatambuka. Iki gihingwamana cyarashiriwe ahangaha kugira ngo abantu bose baza bakiramya baciga. Nibwo Yesu yarahindukirwa ariko ko mpamvu mufite ibibazo mu mitima ngo si uko abantu hano baza banitana. Haleluya. Muyandi magambo ngaho yarababwiye atari ko uku mwaza kugira ngo ninga hano ndaramya ikigirwamana cyakozwe n'abantu kandi ari je Imana yoramya ikigirwamana. Haleluya. Amen. Ngarabaza ngo se abantu muzamumva banitane. Abantu ngo batangira guhuzagurika. Bamwe ngo baravuga ngo Yohana w'umubatiza, abandi ngo uri Eliya, niko abantu bazavuga Eliya w'umuhanuzi. Haleluya. Abandi ngo bazaba kwita Yeremiya, abandi ngo bakavuga ngo umwe mu bahanuzi. Yesu aravuga ngo mwese mwabiyobowe. None se ko abantu bazabita gutyo ngo mwebwe muzamumwitane. Mwebwe turatujana muzi ko ndinde. Haleluya. Petero agashira ukuboko hejuru umva ngo umwuka kera waza ukora. Haleluya. Aramubwira ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Kazi ya Roho. Amen. Yesu aramubwira ngo yahiriwe Simoni mwene Yohana ngo kuko inyama n'amaraso ubwenge bwawe ngo sibwo bitanga ibyo bikumva ishuri. Haleluya. Ahubwo n'Imana yo mwijuru bikumva ishuri. Aramubwira ngo bavugira amakuru rero kuri urwo rutare uhishuriwe ngo niho nzubaka itorero ryanjye amarembo y'ikuzimu mutazabasha kuriyegagiza. Amen. Umwuka yahoze aho kandi yahoze akorana n'abantu. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Umwuka wera ni iki? Umwuka wera ni ubuzima bw'Imana mu muntu. Ngenganye yabisobanuye neza ku maboko. Ni ukuvuga ngo niko gufata imitekerereze y'Imana Imana ikayikwimuriramo. Kavuga ngo uzoza utekereza kandi uzogira imbaraga nk'izo ngira, uzusengera abarwayi bakire, uzutanga ubuzima hatari ubuzima, uzurema ibidahari bibeho kubera ko nguhaye ubuzima bwaje. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nukuri yatugezemo asigaye abana natwe wino w'Imana uzo mutima umutima kumaboko negereye umwami Yesu agakiza kemurije ni kuko umuraba umwuka waraga imbaraga. Umwuka niwo udutanga imbaraga zo guhamya Kristo. Yesu abwira Petero aramubwira ngo urahirwa Simoni kuko ngo inyama n'amaraso sibyo bikumva ishuri ahubwo abona imbaraga n'imbaraga za Mwuka Wera. Hallelujah. Amen. Uwo munsi yahinduriwe izina. Aravuga ngo ntukiswe Petero Simoni wiswe Petero, bisobanurwa ngo kuri urwo rutare uhishuriwe Petero niho zubaka rw'itorero ryanjye kandi mu marembo y'ikuzimu mutazabasha kurinyeganyeza. Roho wa Mungu alikuweko tangu awali. Oshati. Haleluya. Mwuka wera imbaraga z'itorero. Bibiliya yavuze ngo
icyo kora muzahabwa imbaraga ngo umwuka wera nawe umanukire kandi ngo muzaba abagabo bo kumva. ntaza atekereza ijambo cyangwa se umugabo utagira umwuka w'Imana yitwa iki mu isi y'umwuka. ngaho namwe nimushakirize abagabo bose se buzuye umwuka. muzobe mbwira ku wundi muguta kubera kuko umugabo Bibiliya imvuga hano si uwambaye ipataro ni shahidi abahamya les témoins oculaires. haleluya. hari muri ibyo bavuze ngo hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu. abo ngo nibo bahagurutse mu mbabuke Yesu akimara kuzuka. haleluya. hanyuma natwe tukabaga abahamya, mu gifaransa bazabita ngo ni les témoins oculaires. twebwe ntitwabibona ariko twarabisomye mu zanditswe turabyizera. nitugera ngo mu ijuru tuzagororerwa mu bice bitatu. hariho ingororano Aburahamu yamenye Imana atarayibwirijwe. yari ashinzwe gucunga ibigirwamana bya se, kuzanura imvura iguye kubitanga hanze umugoroba bakabyinjiza. ariko ngo yitegereze izuba, ngo yitegereza ukwezi, yareba iby'Imana yaremye akavuga ngo hari Imana. ubu musaza yaracanganyikiwe izi si Imana. umunsi umwe ngo afata ikigirwamana kimwe arakivunagura. ise ngo atahara bati wishe Imana wa Mungu. iyo si Imana papa. Imana itabashije kwirwanirira. Imana yo kumvuna nzanyinjiza mu muzi imvura iguye. iyo ni Imana nyabaki. Imana birangize imbuto yavutse muri Aburahamu. nicyo cyatumye ngo imuhamagara ngo imukura muri Uriya w'Abakaludaya. iramubwira ngo Aburahamu, haguruka uve muri Uriya w'Abakaludaya uje mu gihugu nzakwereka, aho nzagutura. haleluya. abo ngabo bafite ingororano zihariye kubera kuko iyo generation bizereye Imana mu busa. haleluya. nta bifatika, nta bavuga ubutumwa ngenganya atabwirije. haleluya. abantu ba kabiri ni abo bagendanye na Yesu, nibo batema ukirere. ni nabo Yesu yavuze ngo nimwe bagabo bibi, timwabonye aho uzura umwana we Yayo, timwabonye zura Lazaro. haleluya. timwabonye ibitangaza nagiye nkora, timwabonye aho mbaza abantu 5,000 nkoresheje imikate 5 n'amafaranga. haleluya. timwabonye wa munsi dusengera umukobwa wari uzuye abadayimoni benshi bagahunga. nimwe abagabo bibi rero. haleluya. abo turabarusha ingororano kubera ko muri bo hari abihakanye Yesu kandi barabonye ibitangaza bye. timuzi ko Petero Yesu yamubwiye ngo isaha itarabika 3 uzaba umaze kunihaka. wa mukobwa yamusanze ku ikombe hayo tumuriro, akamubaza ngo ariko wowe turagendanye nawe kwe ko mbabona usa nawe habe no kumva aho uvuga. même Thomas chez les témoins. Petero aravuga ati reka si umunsi. haleluya. ingororano za gatatu ni izanje nawe yewe. twebwe twasomye ibyanditswe, Kristo twohereza umwuka abasha kubidusobanurira, turazumva turazizera, tuzatubihamya nk'ababibonye. haleluya. twabibonesheje amaso y'umwuka Kristo yaduhaye. Bwana sifiwe. nzana amatekereza Yesu gutya kabashorerana nawe bamujanye ku musaraba no kwizera ariko tukaba tujana neza, kabona Yesu abambwe, kabona abamukubita, kabona abamuhanze, kabona yazutse. Pawulo yaravuze ngo n'abagomwe nawe uzu mupfana nawe nuzukana nawe, ariko ngo ndiho nyamara ngo sinjuriho, ngo ni Kristo muri je. Amen. Asifiwe Yesu. haleluya. umwuka w'Imana k'imbaraga ziduhesha guhamya ibi, tubihamya nk'ababibonye, tubivuga nk'abazumvise. haleluya. ahimidiwe Bwana wa majeshi. twibuke
guteye umwuka wera k'ikimenyetso cy'itore. Soma ngenganywe, soma urwandiko rw'Abefeso igice cya mbere guhera ku murongo wa 13. ngo niwe namwe mwizeye mumaze ngaho katwumve niwe namwe mwiringi kumva niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza kanyu kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso cy'umwuka wera aricyo mwuka wera mwasezeranijwe uwo mwahaweho bw'ingwate yo kuzaragama nabe. Haleluya, amen. Kugeza ubwabo Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. uraza kubera ku 15 ariko banza guhagaze turi mu itorero utuzura umwuka w'Imana uwo ntaba kubera ko umwuka nico kimenyetso gitandukanya abanyetorero n'abo hanze n'abanyedini. Murabizi kuko amadini menshi kuri Satana wemera uwo mwuka. Haleluya, amen. Wari kuwo mwuka rero kuri twebwe abizeye ngo twawushiriweho k'ikimenyetso kituranga. Amen. Itorero rya Kristo ku isi rigomba kurangwa n'ikimenyetso cy'umwuka wera. Kuko Kristo naza agomba kuzana buzuye umwuka w'Imana. Haleluya, haleluya. Zamuri Imana icyubahiro. Haleluya. Buzuye umwuka w'Imana mu izina rya Yesu. Kubera ko nicyo kimenyetso kidatandukanya nabi. Umukristo utagira umwuka w'Imana ntabaho. Haleluya. Ku 15. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizeye mugakunda abera bose bashimira Imana rudaca aho narangiza akagira buri kabasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese yuzuza ikigega ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa kugira ngo bitume muyimenya. Akazi k'umwuka ni ukutumenyesha Kristo utuye muri twebwe. Amen. Haleluya, amen. Umwuka rero si igipfu kandi si umusazi. Umwuka agira ubwenge. Bamitonde kuriya bageza bavuga ngo gahunda y'umwuka reka nirize n'urivugurujeho gato. Gahunda zose zo mu kanisa ni iz'umwuka. Gahunda y'umwuka gatizi igihe abantu bataye umurongo. Kubera ko iyo bataye umuntu ngo abwirize cyangwa ahagarike uzufata umwanya ugasengera amateranyo ukavuga ngo data izo nkora zose mbikore muri gahunda y'umwuka. Iyo umuntu yitokeje akavangira uwahagarikiye cyangwa ukajana amasaha y'abandi tubukira umwuka uba wavanze. Kubera ko ibikorwa byose ni gahunda y'umwuka. Itari y'umwuka ni yihe ni muyibwire. Wani cyo gituma mbasabira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge kugira ngo bitume muyimenya. Amen. Asifiwe Yesu. Muzee niwe wari metodiste. None se gahunda y'umwuka yageze iba gusa wa mwanya wa nyuma gutya abantu bashatse ko kurenza umwanya wihaye. Bivuga ngo utaratibu yo ntikorera munsi y'umwuka. Utaratibu y'ikanisa. Utaratibu ni nini? Babiheshejwe nabi. Petero yaravuze ngo nta muntu wotekereza kuvuga ngo Yesu ni umwana ngo atabiheshejwe n'umwuka wera. Nukuvuga ngo icyo dukora byose byiza no gutanga umurongo w'itorero tubiheshwa n'umwuka wera wa Kristo. Keretse bitavuga Imana. Haleluya, amen. Reka twihute. Imana ihimbaza. Umwuka wera kumufasha. Icyo akora muzahabwa imbaraga. Umwuka wera nabamanukira ngo muzahabwa kumpamya i Yerusalemu ni Yudeya. Aba bose bagendana na Yesu bamaze guhabwa imbaraga z'umwuka wera
ntabwo bigeze bihakana Imana. Babatoromayi babazwa uruhu, abandi bagiye bakerezwa mu mpako z'ibiti, abandi bakabatera amabuye. Stefano gutya bamamutera ibuye gutya rya mbere rya kabiri rya gatatu kugeza acikana. Ariko ngo akamubona umwana ngusa n'umwana w'intama w'Imana ngo yicaye iburyo bw'Imana akavuga ngo data babarire kuko batazi icyo bakora. Imbaraga z'Umwuka Wera zaza duhesha guhamya Kristo no mu kibazo. Haleluya. Amen. Nta bibazo n'ukuri wari wahura nabyo bingana n'iby'intuma zahuye nabyo. Yohana bamuteze mu ngunguru y'amavuta, bamamukubita mu ngunguru y'amavuta gutya baramuhindagura biranga. Ariko akaza kumakabaho gusa ngo Kristo ni umwami wawe. Haleluya. Kristo ni umwami. Yesu ni Bwana wa maisha yawe. Amen. Haleluya. Amen. Mwuka Wera duhesha guhamya Yesu no mu kigaragaza. Bwana wa majeshi ahimidiwe. Amen. Mwuka Wera kumurinzi w'umutima. Biblia yavuze Pawulo yandika aravuga ngo ndavuga nti ngo muyoborwe n'Umwuka, ngo nibwo mutazakora n'izo kamere ngo irarikira, ngo kuko kamere birarikira n'izo Umwuka yaka, hanyuma ngo Umwuka nawe bakifuza ibyo kamere idakunda kuko nibyo bihabaye. Aravuga ngo niba muyoborwa n'Umwuka ngo ntimugitwarwa n'amategeko. Iyo wamaze kwakira Umwuka w'Imana muri wowe, intambara zo kurwana n'ibyaha zibange yewe, dufite Umwuka uturwanirira. Siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani. Naomba Mungu washa moto ndani yangu. Baba, washa moto ndani ya kanisa, washa moto ndani ya waimbaji. Haleluya. Tushobora kunesha icyaha kubera amahame y'Imana keretse Umwuka w'Imana yageze muri wewe, azi kurwana kukurusha, ni umunyembaraga kukurusha, aza yica kamere yawe akima kamere y'Imana muri wewe, cyangwa se akimika kamere y'Imana muri wewe. Biblia yavuze ngo niba muyoborwa n'Umwuka mutimugitwarwa n'amategeko. Haleluya. Amen. Warangize agaragaza neza imirimo ya kamere, yerekana n'imbuto z'Umwuka. Aravuga ngo dore imirimo ya kamere ngo iragaragara neza ngo niyi. Haleluya. Amen. Ngo ni ubusambanyi, ngo no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni. Imana tubabarire. Ngo ni ingeso mbi, ngo ni ukwangana n'ishari, ngo ni ukwirema ibice. Iyo ni imirimo ya kamere. Abadafite Umwuka w'Imana ntibashobora kugira urukundo kandi ntibashobora kuzura Umwuka w'Imana, kuko biravuga ngo uwo mwuka ntibikwiriye ngo kwa bisi bamuhabwa ngo kuko batamurora. Haleluya. Niba kamere yawe itarapfa yewe, biragoye ko Umwuka w'Imana akorera muri wewe. Haleluya. Pawulo yaravuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo aba ari icyaremwe gisha, ibyakera zose ngo biba bishize bigahinduka amateka. Kandi ibyo ngo bituruka ku miryango, ibyo ngo bituruka ku Mana yiyunze natwe muri Kristo, bikaduha umurimo wo kwiyunga n'abandi. Haleluya. Mutarigeze kumenya icyaha, Imana ngo yamuhinduye icyaha kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana kuzuye. Urera Yesu. Haleluya. Aravuga ngo ndababwira hakiri kare ngo kuko n'ubundi naho se mbibabwira wowe Pawulo, ngo abakora ibisa bityo ngo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Hawataurithi ufalme wa Mungu. Haleluya. Imbuto z'Umwuka ziragaragara neza. Ngo ni urukundo. Imana ihimbaza. Amen. Ngaho genda usoma kimwe ngenda.
twihute tugana ku musozo ndaza kubabwira ayandi makuru abiri gusa tanga umwana 5 ja ku murongo wa 22 some wita ariko rero imbuto z'umwuka ziragaragara ntabwo zihishe ni urukundo hagarara. haleluya amen Reka mbabwire ibintu byose wowe uzikora ariko ntawuza wikora urukundo iyo utarufite ntabwo nyine ufite. ntushobora kumbesha ngo urankunda imbuto y'urukundo itakurimo ngo ndeke kubimenya kutankunda. hari umugani w'ikinyamurenge badavuga ngo umuntu azaguhisha kwa ngo kwanga nawe ukabisha ko wabimenye kare mukabana nyine mu buryango ariko uzi ko bataza kuvuga neza. mw'imbuto z'umwuka iya mbere ngo ni urukundo. haleluya Yesu niwe ntangarugero mu gukunda kuko yaradukunze agera naho atanga ubugingo bwe ku bwacu. Umugabo bita Nikirone yaravuze ngo dore urukundo bakunda gukora urungana. Yesu ngo urya ari ku musaraba yateze amaboko abamukubita imisumari na zabakora ijye ngo yari imvugo yisobanuye ivuga ngo dore urukundo bakunda gukora urungana ngo ngeze naho ntanga ubugingo bwanje ku bwanyu. Nukuvuga bikigera cy'urukundo Kristo yadukunze cyagaragariye ku musaraba ubwo yemeraga gusuzugurwa agapfa urupfu rw'ibisambo kugira ngo jewe nawe tubashe kwemerwa n'Imana. haleluya Upendo ni kitu muhimu kwa kanisa na Kristo. Abakristo batagira urukundo ni abakristo. Amen. niba waratangiye urugendo rwo kwanga umuntu ubwo rugendo garukira aho wari ugeze usubire hariya ku isoko utange urugendo rwo kumukunda. Ndabizi ko bitoroshye gukunda uwanga ariko bigerageza bizakunda Imana izabigufashamo. Cyakabiri ibyishimo byo mu nzu y'Imana. Haleluya haleluya. Iyo udafite umwuka w'Imana yawe biragoye ko bishimana mu materaniro. Ngubu turakwakira Imana n'umugisha. Haleluya. amen Ngaho uramutse amateraniro dusubire kongorera uwo mugabo w'umuretse. haleluya amen Furaha itunda ya roho. Niba uzugera mu nzu y'Imana ukabona ibyishimo subira inyuma neza hari aho byapfiriye. Hari imbuto ishobora kuba yarapfuye itakiri muri wowe kuko kamere n'umwuka ngo birahabanye ntibyoshobora kubana. Birashoboka ko ingeso zawe mbi zabyize umwuka wera abura imbaraga muri wowe zo kubasha gukumira no kwimira. Umutima wawe urarangara ibijya byose birakuvogera bibasha konona. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ikirisanyo nakubikije mukirindisha umwuka wera iteka. haleluya amen umwuka wera ni umurinzi w'umutima yawe. amen haleluya amen furaha. icya gatatu amahoro ni amahoro. haleluya amahoro Kristo yadusigiye Umurage haba n'indamukanyo yakoreshaga ari mu isi yagaze avuga ngo amahoro anani abantu amahoro y'Imana ganza. Yagaragara mu rugo rw'umuntu atavuga ngo hamwe ntase akabavuga amahoro ya Kristo ganza. Niba hari akana kariko gataka mu mutwe kakaba kabakazima kubera gusa amahoro ya Kristo. Ni ukuvuga ngo amahoro Kristo yadusigiye ku murage. Amahoro ni uburenganzira bw'abuzuye umwuka wera. Ugomba kugira amahoro wuzura amahoro. Imana yuzuza umutima wawe amahoro mu izina rya Yesu. amen Hallelujah. haleluya Amahoro kandi ngo ntameze nk'ay'abisi batanga yewe ay'abisi ni umwanya muto uzuzara abana benshi ugatunga ibintu bikagenda neza bwaca gutyo wagera mu gihe kimwe runaka Satani akaba yikubitamo umuvurire
bya bindi wari wubataho byose bikaba bisambuka. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo isi nta mahoro itanga. Isi n'umwanzi wacu ni umugome. Niyo tuyabonye nayo igihe gito uza wicara ukanezerwa no bwacu ukababa. Ariko amahoro Kristo yashyize mu mitima y'abizeye ni amahoro tuzatubwira niyo twabuze abo dukunda. Iyo ababyeyi babuze abana bakaza baririmba ngo tuzataramana n'abera bose banesheje umubiri ndetse na Satani, tuzaho turirimba imbere y'abatebe reka umunezero tubone Yesu ingerayo zabona umwami Yesu itera kuyatebe zabona ibyo twizeye byose iz'umutima twaratekereza tubabangutse reka turayitambutse. Haleluya. Basigiye amahoro abuzuye umwuka w'Imana barangwa n'amahoro ntibagira amahane n'abantu ba Pacifique abo mujanye ntibantagora azava ngo ni amahoro ya Yesu nta kibazo nubwo ariko bitekereje muzi gituma amakanisa yororotse muri iki gihugu ariko dufite amakanisa menshi buriya ni ukubura imbuto yitwa ngo ni urukundo ni abantu ni ukutemerana. Umupasiteri yabwira mugenzi we ngo nagize iyerekana imitwe kandi igizwe n'abatoya taya Yesu kuko watangiye ndafungura ijyanje ahari umwuka hazaba amahoro hakaba kwemezanya hakaba urukundo. Uyu mwuka wamanutse mu shusho y'umuriro ngo bose buzura umwuka ngo batangira kuvuga indimisha ngo kuko umwuka yabahaye kuzivuga. Imana yatanze ubushobozi hari hahuriye abantu bavuye mu bihugu bitandukanye. Umugiriki yavuga umuyunani akumva uko avuze ariko yavuze mu mvugo ye. Ni ukuvuga ngo hari umwuka w'Imana abantu ntawuzi uvuga nabi ntawe mutobana. Haleluya. Iyo ufite umwuka w'Imana abantu bose ni beza. Haleluya. Niba utagira ubushobozi bwo kugira abantu beza muri wowe ni ukuvuga ngo wacari wa kamere. Haleluya. Abasteri bakoze hose hari ikibazo naje ni bene musaza bivuze neza ngo nikoze ni ukuvuga ngo twikoze muzira umwuka w'Imana nibwo muzokundana mukira abakamere ni ukuri ibintu biracyakomeza kutaba neza. Ikindi ngo ni ukwihangana. Iyo umuntu afite umwuka w'Imana azayihanganira ibimugerageza. Yakobo yaravuze ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza ngo kuko nabura kwemerwa bazahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Iryo Yesu yasezeranije abihanganiye ibibagerageza bose. Haleluya. Ikindi kugira neza ngo ni ukugira neza n'abanyabuntu n'abantu bagira ingeso nziza. Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 2 n'umurongo wa 15 aravuga ngo kuko turi impumuro ya Kristo mu bantu ngo hagati y'abarimbuka n'abakizwa sisi tu manukato ya Kristo katika wale wanaookolewa. Haleluya. Na katika wale wanaopotea sisi tu manukato ya Kristo. Katika wale wanaokolewa na katika wao wanaopotea. Katika wao wanaokolewa na katika wao wanaopotea. Umwuka w'Imana tuzawihisha mu muntu yewe uzugaragazwa n'ingeso zawe. Iyo udafite umwuka w'Imana abantu biroroshye kukumenya ntibisaba kuja mu butayu
imibanire yawe n'abandi dushinganiye kuzuza ukora n'inzuzi uvuga. Haleluya. Wewe ni barua watu wote wanakusoma. Wewe ni barua watu wote wanakusoma, wanakusoma matendo yangu. Wewe ni barua watu wote wanakusoma, mchungaji mhubiri elewa. Wewe ni barua watu wote wanakusoma, wanakusoma matendo yako. Wewe ni barua watu wote wanakusoma. Komeni mana mashauri. Zabira watu twebwe ubwacu turivuga butumwa. Twebwe ubwacu sisi twebwe turivuga butumwa. Mwenendo wako na tabia zako, hiyo ni habari njema katika ulimwengu wa giza. Amen. Petro alitaravuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, ngo nubwo ngo rimwe na rimwe babaseza akabakora ibibi, ariko ngo nibabona ingeso zabo ngo bibatere guhindukira Imana. Haleluya. Ubutumwa tuvuga bw'izanditswe ntabwo ari cyo abantu batureberaho cyane, icyo abantu bareba ni twebwe tuvuga ubutumwa turi bande. Haleluya. Abafite umwuka w'Imana bagira ingeso nziza, si watu wa tabia mbaya. Kuna Wakristo ambao wako kanisani lakini bado ni wenye tabia mbaya, ni washerati, ni wazinzi, wengine ni walevi. Haleluya. Nuzuru umwuka w'Imana mu izina rya Yesu. Reka turangirize kuri aka kantu tuvuge umwuka k'impano twahawe n'Imana iduhesha guhishura ibihishwe. Iyo umuntu afite umwuka w'Imana ati wo mubesha, abuzuye umwuka w'Imana ati bazababesha, ntibabesheka. Ni ukuvuga ngo bagira amaso y'umutima, bagira amaso y'umwuka wera, atabasha kwinjira yanapenya ndani ya moyo wa mtu, akavuga ngo uyu nguyu akora birimo, uyu nguyu akora ari ishushanya. Haleluya. Umwanditsi w'igitabo cya Zaburi yaravuze ngo uzubikora akakureka, ngo ukibwira ko mkanye nawe, ariko ndabizi byose, ngo umunsi umwe ngo nzabizana gutyo ngo mbishyire ku rutonde ikintu ku kimwe mbikurikiranyije. Haleluya. Hari akantu Sunzi yavuze keza, yaravuze ngo umuntu yoforoda akaba bishop, umuntu yoforoda akaba umupasiteri ukomeye, umuntu yoforoda akayobora timu y'abaririmbyi, ariko ngo nta muntu woforoda ngo yuzure umwuka w'Imana, kuko umwuka w'Imana tiwagenewe ba foroderi. Umwuka w'Imana wagenewe abemeye. Haleluya. Abemeye ko kamere yabipfa bagatunga kamere y'Imana, kuko iyo umuntu yihanye mu kintu gikurikira umwuka w'Imana azayamaza muri we, agatangira akayobora ubuzima bwe. Roho wa Mungu kama kiongozi wa maisha. Je, unaongozwa na nani? Unaongozwa na nini? Bwana Yesu asifiwe. Umwuka wera nk'impano twahawe iduhesha guhishura ibihishwe. Muri Bukaneza umwami Nebukadinezari arota inzozi ngo ziyobera abanyabwenge, ahamagara abakarudayo n'abapfumu n'abakonikoni ngo bamurotorere ibyo yarose, kandi ngo yariyibagiwe uko byitwa. Ahamagara abantu barababwira ngo narose, kandi inzozi narose simbaye mbivuga. Timuza muvuga ko muri abanyabwenge, timuza muvuga ko muri abapfumu n'abakonikoni, mu yandi magambo timuri abarozi. Ngaho nimubwira ibyo narose kandi nimutabimenye uyu munsi murambura nije nama ingo zanyu ngo bazihindura ivyabo. Abantu barakubita. Iyo udafite umwuka w'Imana se ndiwo bashaka kubona ikintu kirana imbere yawe.
haleluya bira baravuga ngo bene ibyo bintu kuva tubayeho ngo n'abami bose twakoranye nabo ngo nta muntu uratubwira ngo turotore ibintu atakuze mu izina ngo kere tutubwiye ngo uzagenze gutya na gutya noneho tukagira aho tuhera nubona umusenzi yinjiyemo watangiye kubaza ngo se agifite abana bangana umugore wawe n'umuke uzomugendeho gahoro abagira ngo abone aho ahera umwuka w'Imana uza wamumena uza wishakira inzira haleluya murumuna wanje yigeze kuntesta ngo yahuriye n'umushi hariya kuri Goma uwo mushi yabaye waka noneho ngo umushi ntiyamenya kuko murumuna wanje muzi ngo yabatangira kumubwira amakuru y'iwaka ko mu mwaka wo kwerera yewe kurego wabaye gute ibyo bavuga urabizi naje ndabizi wasaze haleluya nabiwa uongoka nabo barahari muzi ukuntu abanyabwenge b'Abakaludaya babwiye umwami Nebukadinezari ngo bene ibyo bintu bene izo nzozi ngo abantu ngo bozisobanura ngo ni abantu badafite ngo batiringiye Imana ngo zibana n'abafite imibiri ni abantu biringiye Imana itari iyacu niko gaguhamagaza Daniyeli kuko umwami yari yatanze itegeko ngo abantu bicwe ngo asaba umwami ngo gusaba umunsi umwe baramubwira ngo duheze umunsi umwe ahamagara bagenzi be Ananiya na Mishayeli na Azariya begera Imana baratarama haleluya mw'ijuru hari Imana mw'ijuru hari Imana we mw'ijuru hari Imana mw'ijuru hari Imana ko mudasubije yewe tuzamura Imana icyubahiro bana asifiwe abakongo mwabaye gute mukeneye ngo mvuge gute ayo ni amakuru ya Bibiliya haleluya Imana imanura ifishi Imana imanura ikiyo Daniyeli Imana irabimusobanurira ihereye ku kintu cya mbere yarose simbisha muze yasobanurira nabisomye ariko simbivuga kubera ko turaruko ubutumwa babi haleluya Imana ngo ibasha kwishurira Daniyeli umukozi w'Imana Daniyeli aravuga ngo mu ijuru hari Imana wishura ibihishwe umwuka twahawe ni roho ya utamuzi ni roho ya utamuzi ni roho ya utamuzi uzaza wishushanya kuba tuzi umwuka w'Imana haleluya harimo abantu udashobora kubera keretse igitaramo cyabashize mu bantu haleluya umwuka w'Imana kama mwalimu azabasha kuduhishurira ibihishwe turangirize kuri Yosefu soma itangiriro igice cya 41 igice cya 36 itangiriro 41:37 umva amakuru habari za roho akari itangiriro ndiyo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona he umuntu umeze nk'uyu wambaye roho wa Mungu anakadania urimo umwuka w'Imana urimo umwuka w'Imana komeza twumva Farawo abwira Yosefu ati no kuko Imana ikweretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga n'umuhwanyi uhaye gutwara urugo rwanje n'abantu banje bose bazumvira icyo utegetse no guhagararira aho ngaho amen haleluya amen muza abantu bakomeye muri izi saba afite amafaranga nawuzi umwuka w'Imana nawe afite umwuka w'Imana amen tumuzi ko Yosefu yari umunyagano tumuzi ko Yosefu bene se bamanze baramugurisha mu banyegiputa tumuzi ko Yosefu yafunzwe imyaka itari mike muka Potifari yamubesheye
uriya munsi ngo yashakaga kumufata ku mbaraga kubera ko umwuka w'Imana ari umurinzi w'umutima. Umwuka w'Imana akamurinda akamuremaho kese akaja muri gereza agafungwa ngo agere kubera umwuka w'Imana wari muri ngo niwe bagize chef wa gereza. Yasanze abagabo babiri bari bafunzwe imyaka itari mike kandi ngo bakoraga kwa Farawo. Abasobanurira inzozi, umwe aramubwira ngo urafungura ariko nta mahirwe ko ndabona iziyo nibikuririye ibiryo ku mutwe wawe urapfuye. Undi aramubwira ngo nawe mbonye gufata igikombe cy'ubwami mwongera kandi gusavinga umwana. Aramubwira ngo mugeri bwami nguzanibuke. Haleluya. Amen. Komantere za Bibiliya zazivuga ngo cyatumye Yosefu yongera gufungwa imyaka 12 nyuma yo kurotorera abantu babiri ngo nuko yari yiringiye umuntu. Yakuye ibyiringiro ku Mana avuga ngo mugeri bwami uzanibuke. Haleluya. Hallelujah. Ariko nyiri igihe cyarageze igisonga cy'umwami Farawo kiramwibuka. Farawo yarose inzozi arota mwika 7 zivyusha ngarangiza arota izindi zirindwi zinanutse mu yabona ziraje ngo zibira zaze n'izivyusha biramucanga biramusiga. Igisonga kiramubwira ngo hari umuntu urayo nasize muri gereza wuzuye umwuka w'Imana ivyo babasha kubihishura no kubisobanura. Haleluya. Amen. Yosefu baramuzana avuye muri gereza bamwambika neza yaciye muri kinyozi baramwogosha bamugira neza kuko yaragiye ubwami. Imfungwa kujya zirangwa n'umusatsi mwinshi udasokoje. Abantu batari mu gusokoza bite muza musokoza akibazo kama umeamua kulea nywele chana bwana ureka kuigirikira rano mu kanisa. Haleluya. Amen. Yosefu abasha gusobanura inzozi za Farawo ngo arangiza aravuga ati iyi myaka izi nka 7 wabonye zivyibushe ni imyaka ngo y'urumbuke igiye kuba mu gihugu. Iyi myaka ngo 7 nirangira ngo hazozida imyaka 7 y'inzara. Rero igikenewe muri iyi myaka y'urumbuke uzareba abantu bakomeye bazi management bigiye ivyo ubitsi bazabasha guhunika ngo bahunike ibizatunga abantu mu myaka 7 y'inzara. Ndarangije baba basho Barasifiwe. Amen. Icyo ndangirije Amen. abantu ngo bakora kanama kihuse baravuga ngo none se ko Yosefu ahishuye izi nzozi ninde ngo twashinga ikigega. Baravuga ati nta wundi uyu wajeretswe kandi Yosefu afite n'ubwenge nimureka ariwe tubiheze. Niho twasonye ngo iyo nama ngo inezeza Farawo n'abagaragu bamuhaye raporo y'ibyavuye mu nama. Aravuga ngo se twobona he ubundi muntu umeze k'uyu ngo wuzuye umwuka w'Imana. Niba ukeneye agaciro mu muryango, niba ukeneye agaciro mu itorero, niba ukeneye agaciro mu isi, niba ukeneye kugira agaciro mu gihe cyawe uzura umwuka w'Imana. Amen. Nibwo uzaba umugabo. Abagore gamutagira none tumwisanga umugabo twavuze n'umuhamya. Abagore buzuye umwuka w'Imana n'abagabo bo guhamya Kristo. Akiri ijambo ry'Imana.